ni ngombwa ko inyubako y'inkoko yubakwa ku buryo butandukanye n'inyubako yagenewe abantu, kuko inkoko nk'uko muzibona hano, nk'uko muzibona izi nkoko, urabona ko ifite amababa ikagira n'ubwoya bwinshi, ntiwapfa kubona inyama yayo, kugira uyigere biragusaba gushaka cyane kugira uyigereho. Ibi rero bifite icyo bivuze, nujya kubakira iyi nkoko ikiraro cyayo ntabwo uzacyubaka bisanzwe. Bishatse kuvuga iki rero? Inzu y'inkoko igomba kuba ari inzu igerageza guhereza za nkoko zirimo ubuzima nk'uko yabaho iba mu ishyamba. Iyi manju wari ifite mu bworozi bw'inkoko ni iby'inkoko ziriramo, tubivuge gutyo, ni iby'inkoko ziriramo. Kandi iyi ngiyi ikoze ku buryo ibyo washizemo urabona ko bikirimo n'ubwo hasigayemo dukeya, ariko ibyo washizemo inkoko ibirya uko wayibihaye, nta kindi kintu kivanzemo.